Adamu na Eva urabazi? njya mbumva. Ujya ubumva ntago ubazi. Ntabazi menya gute ntarababona. Okay, nibyo. Hanyuma bavuga ko muri Bible sibyo? Ninde wishe Gahini? Nimba Abeli. Ninde wishe Gahini? Abeli. Gahini niwe wishe Abeli. Cyabeli niwe wishe Gahini. Njya numva ngo ikibazo ngo baje kirabaza ngo nk'umuntu wasomye Bibiliya ho gatoya ninde wishe Gahini muri Bibiliya? Njye numva ko Abeli. Yes, my people, it's your boy Caster n'ubundi nk'ibisanzwe. Hanyuma nk'ibisanzwe rero handi bibera n'ahandi ni Iwacu Family TV. Iwacu habera ibiki? Ni ibintu bigiye bitandukanye byinshi cyane. Habera urwenya, Iwacu Family habera street talk, tugenda twiyungura utuntu tugiye dutandukanye, tugenda tubaza aba people bigiye bitandukanye, tugenda tubabaza amagigi ya story, tugenda tubabaza utumaniye twicaye ko tunungura niki n'ubwenge. Niba utarakora subscribe rero ndagira ngo urarikire kuba wakora subscribe aka kanya ukibona ino video, hanyuma una sharing, like na comment ni ingenzi, ndetse nimba wana tugira n'inama kabisa no muri comment kuko ni mwebwe tubikorera n'ubundi. Hanyuma rero ko turi mu mihanda ya Rwamara n'ubundi, ariko ndi kubona abantu bagiye bashungamirije. Ndashaka umuntu mbaza, sibyo? Tubanze tuganire uyu munsi, mbanze mubaze turebe ibyari byo. My guy, waje imbere ya kamera ukareka kujya inyuma ya kamera? Oya wigira isoni bana, asesura umujene. Salam. Fresh. Bimeze gute? Neza wala. Ni neza. Ako ndabona atari ubwa mbere nkubonye. Sha nyine njye ntago ari ubwa, ushaka ko atari ubwa mbere. Ko njye ndi umukinnyi wa filime nyarwanda na comedy. Nakubonye he? Ni kwa muri The Forest, muri The Forest kwa Nyakso. So guys, rero uyu munsi mfite umwacteur. Umwacteur ni wa muntu uba ugomba kuba yiyaminiya byahatari. Hanyuma se boga sound ni fresh cyangwa muraduha indi mikoro? Iwacu Family tuba dufite ibikoresho, twebwe nago turi urugo rusaba umunyu, turi famille. Hanyuma rero zanira ko kamikoro mbanze mbazo no mwacteur, zanira ko kamikoro banguka. Hanyuma rero witwa gute my guy? Je nitwa Abayisenga Sharif, ariko ubundi busanzwe ubu ngubu nitwa Sharif Cartoon. Sharif Cartoon. Kuri TikTok nitwa wallahi. Kuri TikTok witwa Sharif Cartoon. Sharif Cartoon. Uri cartoonist? Cartoon ubu ngubu kubango zigemba boro nyine comedy zisekeje tu muri make ya Chaplin n'ibintu nk'ibyo byose. Uba kubitara ama Chaplin. Byose ndazikina. Chaplin ni comedy zimeze gute? Comedy nyine zitavuga. Okay. Hanyuma rero aka kanya mbafitiye rero umupampe bamwita ngo Sharif Cartoon. Hanyuma Sharif Cartoon tujye kubana muri kino kiganiro, uzajya ugisanga kuri Iwacu Family TV, sibyo? Iwacu Family TV. Family ni iki? Family ni umuryango. Ni umuryango. Oya vuga umuryango, we vuga umuryango. Umuryango. Nagaru vuga mu biryogo. Mu biryogo. Kurya. None se igisoryo umuryango nose kuri kuvuga umuryango nakubwiye umuryango bimeze gute? Ndumva nimo ndabivuga ariko Cartoon ariko koko oreka ya rero biba ari kwisakera n'abantu bose bavuga ryamba batere pisa, abantu bavuga ryamba batazi kuvuga rya, abantu bose bavuga ryanda basuhuje. Okay, na pampe abantu bose bavuga rya. Sharif Cartoon arabashuhuje. Hanyuma rero Sharif, hano hari utubazo nashakaga kukubaza ariko tuniganirira. Uri Umusilamu? Nje ndi Umusilamu kabisa. Uri Umusilamu? Ni ryo dini wavukiyemo? Oya, kwera nje nararikunze. Wararikunze? Nabanje kuba Umunyagatorika. Ariko wabanje kuba Umunyagatorika. Bivuze ngo Bibiliya urayizi? Oya ntago nyizi, ahubwo njyewe nabonye abandi bajya gukomezwa bagira, kuko hari ukuntu kera bonaga muri quartier abantu baguzaga kweto. Nje nagiye mu Kigali muri make. Wagendaga mu Kigali? Nanjye kuri Noheli ngomba kugura agakweto nka sapani. Nakabazo ushaka kubaza gatoya kuri Bibiliya, byanga byakunda ntago wabutakazi. Kameze gate se ka? Nakabazo n'Abisilamu babazi. Kambaze twumve. Okay, muri Bibiliya Adamu na Eva urabazi? Njya mbumva. Ujya ubumva ntago ubazi? Ntabazi menya gute ntarababona. Okay, nibyo. Hanyuma bavuga ko muri Bible sibyo? Ninde wishe Gahini? Nimba Abeli. Ninde wishe Gahini? Abeli. Gahini niwe wishe Abeli? Cyabeli niwe wishe Gahini. Njye numva ngo ikibazo ngo baje kirabaza ngo nk'umuntu wasomye Bibiliya ho gatoya ninde wishe Gahini muri Bibiliya? Njye numva ko Abeli ariwe wishe Gahini. Yire wamwishe? Kuko Abeli niwe wagiraga ubugome. Abeli niwe wagiraga ubugome. Yamwishe ate?
sha uburyo wamwishemo ntabwo namenya ngiye numvishe ngo niwe wamuhemukiye. Yes my people noneho Sharifu Katun aratubwiye ngo abere niwe wishe Gahini. Nawe utare muri comment tubwire ikibazo cya mbere ni gutya cyari kimeze, ariko hagati aho ngaho Sharifu Katun uri Katun gute se kandi oya Gahini niwe wishe aberi. Gahini niwe wishe aberi wakishe sha nyine nje ntabwo birarega, ntabwo njya nkunda gusoma cyane. Ntabwo ukunda gusoma? Wapi ukunda gusomana? No gusoma ntabwo ari byiza buriya. Hanyuma none se Sharifu Katun usanzwe ukora iki mu buzima busanzwe? Ya ubuzima busanzwe njyewe ubundi nkora ibintu byinshi bitandukanye. Nkora muri bakeri, nkora amakeke anniversaire, amakeke asanzwe, amabiswi ndayakora, njyewe nkora ibintu byinshi cyane. Hanyuma noneho Sharifu Katun dukomeza twisekera, mfite akabazo ka kabiri. Ni ibisanzwe turimo twisekera. Imagine uri umukobwa, imvura iri kugwa mu masaha moya gutyo saa 12 zibura, wumvisha umuntu ukomanze, ufunguye usanze ari Baritazari, ni cyo kintu cya mbere wahita ukora? Baritazari rero nkurikije ukuntu ibyo yakoze atari byiza, nahita nkubitakuye. Tukubitakuye nahubwira isi urimo urajya he? Uramutse Sharifu Katun uramutse uri umukobwa ukumva imvura iri kugwa saa 12 zibura saa moya, ukumva umuntu arakomanze ugasanga ni Baritazari, ni cyo kintu cya mbere wahita ukora? Njyewe nkurikije ukuntu Baritazari yahohoteye abagore benshi. Yabahohoteye? Njye nabyumvishe kuko nanjye nahita nshyira mu mubare nk'uwabo ngabo, nahita nkubitakuye. Cyangwa se Baritazari ntabwo ari umuntu mwiza mani. None se hari umuntu yigeze afata ku ngufu? Ntawe yafashe ko abagore 40. Yari abagore 40. Oya ni abagore 400. Uhita ugira n'inama abantu kuri icyo kintu? Abakobwa nyine bose bagomba kwitondera. Abari b'i Rwanda tugomba kubagira inama, bagomba kwitondera. Abagabo bababwira ngo muze kudusura muri ghetto. Urumva nimba munagiye guhura ari ubwame mugiye guhura mukamwajya ahantu yegereze mikoro, ahantu nyine hahurira abantu benshi ku gatana guhohotera. Hanyuma Sharifu Katun nta bana ujya ujyana muri ghetto? Njye ntabwo najyana umwana muri ghetto. Nakunze umukobwa sibyo, nkunze umukobwa namujyana nkamusohokana tukajya ahantu hatuje. We ntabwo wamujyana muri ghetto, wamujyana ahandi hantu? Muri ghetto se ntamujyaye gukora icyo, uri umujama mugenzi wawe niho nakujyana muri ghetto. Ako umukobwa ujyana abajama bawe, abajama bagenzi bawe niba ujyana muri ghetto? Oya nese nta nabujyana n'abajama bajya bansura, ariko rese undi bansura mu biki? Reka reka. Oya uvuze ko wabajyana abajama bawe muri ghetto. Uri inshuti y'umusore twagenda nyine uje kunsura tukaganira. Sharifu Katun nkomeze kwibariza none ku kibazo cya gatatu, ni ikibazo cyoroshye cyane. Ugize uryamana n'umuhungu mugenzi wawe? Yo ni haramu. Ku musilamu none ni ikizira. Ubundi urumva Imana yaturemeye. Ntabwo uraryamana n'umuhungu mugenzi wawe? Tukaryamana, kuryamana se ushatse kuvuga iki? Ari kurana ku buriri no kuryamana. Wararanye n'umuhungu mugenzi wawe? Twararanye. Oyo mva gute? Kumubana se umwe afata ushaka kuba mubana amatorari. Nani nakubajije ugize uryamana n'umuhungu mugenzi wawe? Nje twararanye ko ntabwo twaryamana. Mwaryama wararanye n'umuhungu mugenzi wawe? Nyine kurarana no kuryamana biratandukanye. Hari ukuryamana mugahoza ibitsina. Hari ukuryamana? Hari ukuryamana mugahoza ibitsina. Urumva ntabwo uri mu bigogo? Ntabwo oya nyine umva uri kuvuga ngo ntabwo twaryamana. Ntabwo mwaryamana kuko atari umugore. Hanyuma rero ma people twa turi kumwe n'umupampe hano yitwa Sharifu Katun, arya uri umukomedian. Abantu rero bo kuri Iwacu Family TV n'ubundi urumva tuba turi famille twese, baragenda baraza kugushyigikira. Hanyuma noneho inama imwe ku rubyiruko, twese urabona turi urubyiruko, tuba tugerageza gukora amaboko mu mifuka nk'uko igihugu cyacu kiba kitubwira. Igihugu cyacu kiba kirimo amahirwe menshi. Niye nama wagira urubyiruko duhita twikomereza? Sharifu Katun njyewe ikintu cya mbere nagiraho inama urubyiruko ni ukwirinda ingeso mbi. Ku bakobwa bakirinda ingeso mbi z'ubusambanyi, bakirinda ibiyobyabwenge. Ariho mvuga no ku basore nyine ibiyobyabwenge, ahubwo bagakura amaboko mu mufuka bagakora nyine, kuko turi imbaraga z'igihugu kandi tugomba gukora igihugu cyacu. Yego Sharifu Katun nawe ukorera igihugu cyacu? Nanjye nkorera igihugu cyacu kandi nagikunda cyane. Hanyuma rero ma people, umuntu wese ukunda igihugu cy'u Rwanda, umuntu wese ukunda Family Iwacu Family TV,
agira ngo ako kantu impamvu tuba tukarengejeho hari inama ushobora kugira umuntu ikaba yamufasha cyangwa se nanjye ikaba yamfasha. Sharif Katuni wakoze cyane kubana nanjye. Asante sana kabisa. Tera abantu peace muri kamera rero. Peace amahoro y'Imana bane namwe. Babwire bakurikirane Iwacu Family TV. Mukurikirane Iwacu Family TV. Mukore subscribe, share and comment na like mutayibagiwe. Asante sana. Yes my people, twakomeje kugenda tuganira rero nicyo gihe mbanze nkireho umusozo w'iki kiganiro tuzaza dukomeza kugenda tubana every day mujya kuri Iwacu Family TV niho muzajya musanga ibyiza bigiye bitandukanye nkurarikira gukora subscribe ndetse share na comment. Ciao ciao.